icyo ni kimwe ariko nanone navuga ngo hano harimo public y'abajene cyane nagerageje kuririmba indahiro mbona abantu bayizi ni bakeya kubera ko ni indirimbo imaze imyaka 15 hano harimo abajene benshi cyane so navuga yuko ari ibyo byombi hari iby'abahanzi bakoze kugira ngo abantu bahindure imyumvire ariko hari nanone na public nshyashya ya nakwita new generation y'abafana Rider mu minsi kuri stage nongeye kwaza n'ingoma nakikubajije ariko sindanyurwa nk'iminsi kuri stage biragoye kuri buveho utavuze ijambo ry'Imana utibukije abantu kugandukira Imana ni iki cyabaye nibuhe butumwa muri rusange ushaka gutanga erega no guhera kera like album yanjye ya mbere niyo byibuka yitwa Rutenderi naririmbyeho indirimbo yitwa Nyigisha hari muri 2008 so nta na rimwe nigeze nshyira Imana hanze y'ubuzima bwanjye ndetse numvise no mu ndirimbo twakoze na Buda ni henshi twenda tugaragaza yuko Imana iri hejuru so ako kuri stage ni wari usanzwe ubikora cyane nk'uko iyo ndirimbo mambata mvugamo Imana ko mvugamo jamawaja bisobanura inshuti y'Imana iyo ndirimbo mambata buri amadirimbo mu Uwiteka iyo ndirimbo igicaniro nyigisha Mana nyagasani cyangwa se njigahita igicaniro Mana afasha burya mvuga Imana ahubwo wenda nuko abantu bita cyane kuri za horo zacu gusa Riderman ku bitaramo bigiye bitandukanye byose wagiye ugaragaraho muri MTN Wacu Muzika Festival abafana bawe bagiye bazamuka cyane uririmbye indirimbo zo hambere nko mu myaka 10 ishize icyo kintu niba baragikoreye evaluation kiguha irihe somo Riderman ntabwo ariko mbibona iyo ufashe nk'indirimbo haje gushya ukabona uburyo abantu bayakira kandi niyo muri 2021 iyo ufashe mambata niyo muri 2019 iyo ufashe Padre ni indirimbo muri 2020 izo ni indirimbo cyashya ariko ku rundi ruhande iyo ushize indirimbo nka bombori yo muri 2010 hari uburyo abantu bayakira gutandukanye abanyabirori ya 2013 ngira ngo ni nayo mpamvu yongeye kuri stage ngerageza gushyiramo indirimbo zo mu bihe bitandukanye kugira ngo yaba ari wa mujene wumva drill cyangwa se wumva trap yisange muri mambata yisange muri Padre yisange muri haje gushya ariko na wa wundi wakunze indirimbo zisimbuka za Afrobeat igitangaza se bombori n'izindi nawe yisange mu ngerageza kubivanga urumva biba bigoye umuntu ufite album zigeze muri 13 gushakamo indirimbo z'iminota 15 biba bigoye hanyuma Riderman kanya uvuze yuko zimwe mu ndirimbo za kera rizakira ko abantu ntibazibuka ariko ibitaramo bitangira benshi mu bakunzi ba hip hop bari biteze yuko bazababona henshi kuri stage uri kumwe n'umuntu bita Bulldog muririmbana kuri album no muri mwahuriyemo byabaye ingoma gusa hani Huye abantu bari babyiteze Bulldog mu kanya yatubwiye yuko cyari ikibazo cy'igihe bimeze bite ku handi turi bugiye Rusizi ese kubera iki tutababonye kenshi mugenda twigeze kubisobanuraho mbere Buda ntabwo yari muri no tour harimo Kevin Kade Buda yinjiramo akererewemo gakeya igihe cyo kurepeta yari afite cyari gitoya ku buryo kuvanga indirimbo ze n'izange byose byabaye nk'ibigorana ubushize ngoma twarabikoze twaririmbanye indirimbo twakoranye ariko uyu munsi mwe mwarimo hari abanyamakuru mwahageze imbere yacu hari ikibazo cyabayeho abashinzwe umutekano hari ibibazo byabayeho bitaturuka ku bahanzi biba ngombwa igihe dutangire yuko dukora mu mwanya mutoya bagenda bagabanya indirimbo zacu so Buda niko byamugendekeye nanjye niko byangendekeye ntabwo naririmbye Padre ntabwo naririmbye haje gushya n'izindi so byatubayeho twese bamwe ko bagabanya umwanya kuko murabona ubu tugiye kugera saa moya kandi ibitaramo bigomba kurangira kare ni umwanya wagabanyijwe bituma indirimbo twagomba gukorana tutazikorana ariko ntibyaturutse kuri twebwe byaturutse ku bashinzwe umutekano kandi nabyo turabyumva kuko ibitaramo bibayeho ntitugira umutekano ntacyo twaba dukorera ibi bitaramo bigamije ko twishima kandi kwishima bituruka ku mutekano ku mahoro ku buryo buri muntu wese waje hano ataha amahoro cyanyuma Riderman wagiye witwaza kenshi cyane Karigombe ku rubyino mu bitaramo bitandukanye wagiye ukora ariko ubu ngubu noneho turi kukubona witwa Boburi Equalizer kandi bose n'abavandimwe bawe byagenze gute ko Boburi mfite amakuru ko nawe yari amaze igihe kinini mu muziki kugira ngo ube waratinze kumuzana then ugaruke noneho no ku mubano wawe na Karigombe maginga yangaya kuri ibintu byose biba mu gihe cyabyo ni nkuko wenda mbere yuko nkorana na Karigombe uzaba twakoranye urayibona uracyari umunyamakuru mushyashya urumururu no kuvuga ngo uri kubibaza kuko nibuzi hari n'abandi twakoranye mbere hari nabo twakoranye muri 2008 tutagikorana hari nabo twakoranye muri icyo gihe cya 2013 kugera muri 2015 tutagikorana guhinduka bibaho ariko nta numwe dufitanye ikibazo yego
Rider, dusoje Huye rero aho twerekejeho bite? aho tugiye gukurikizaho icyo nabasaba nuko nabo bazaza biteguye yuko twishimana kugira ngo mwabonye ivumbi ryatumutse hano abantu bishimye ingoma nuko byagenze igicumi nuko byagenze naho tugiye n'ahandi hose twagiye tubanza ariko naho tugiye turi expectinga yuko abantu baho tubasabe yuko bazitabira ibi ni bitaramo byateguwe na EAP ifatanyije na MTN na Burarirwa na B1 Gin n'Inyange kugira ngo abanyarwanda bishime so aho tugiye hose twizere yuko nabo biteguye kwishima kuko nicyo tugamije tujye kuri stage twishime abafana bishime abafatanyabikorwa bishime abategura igitaramo bishime abanyamakuru bishime icyo nabasaba rero nuko aho naho tuzakurikizaho byazagenda gutyo turi expectinga yuko nabo bazaba bishima nkuko n'ahandi twose twabanje byagenze urakoze cyane icyo musabye ntabwo nzatuza dukomeze genda bibona ko mufite imbaraga nimuzinyereke ikiganza mu kirere gutya ikiganza mu kirere gutya ndavuga pipiriri pipi murasubiza sibyo ikiganza hasi gutya pipiriri pipi akandi pipiriri pipi inyuma namwe ndashaka kubabona mame pipiriri pipi twagiye abasaza n'ubwa mbere kabisa mbibonye neza ndishimye nishimishijwe nuko abantu bakiriye performance yanjye I'm grateful kabisa mbibonye neza Neri ufite indirimbo nshyashya iri kuri album Vibranium yitwa Alavi ariko ahantu hose ntabwo uri kuyiperforming kandi indirimbo nini mu gihugu cyose kubera icyo utari kuyiperforming abantu bari bayitegereje igihe cyaje kiragera buriya
kizagera vuba cyane ariko niyo mpamvu tu cyangwa murateganya ibitaramo byo kwamamaza album akaba ariho muzana performingira hafi hari ibitaramo bihari byo gutoringa kuri album yasohotse ariko nanze performinga vuba nta kibazo kabisa kera abahanzi batinyaga performance yane Huye bavuga ko abafana batababanira mu buryo bwo gufana wowe ni umuco wacitse cyangwa nimwe mwabakomye baremera ubu ni ubwa kabiri uretse ko ari ubwa mbere nkoze kuri stage nini nk'iyi yego hari n'indi wakoze muri kaminuza mu bintu bya isango na muzika rero izo performance zose ku ruhande rwanjye byagenze neza ndashimira n'abantu bihuye cyane ubwo abandi maybe wasanga ari imyumvire yahindutse ntawamenya ariko kuri njyewe uko nabivuga ni neza kabisa n'abantu barenze bidakwiyeho n'abandi twaperformingiye muri ibi bitaramo nabo ni abantu bakunda umuziki nyarwanda banabingaragarije njye n'abagenzi banjye kabisa uyu munsi wagaruye ababyinnyi kuri stage by the way ababyinnyi bari kugufasha cyane ababyinnyi nka stage ziri professional byanze bikunze hagomba kugeramo hakazamo n'ababyinnyi n'abanzi bakuru murabibona ko bazana ababyinnyi nanone ariko ntabwo stage zasa hari igihe ujyaho wenyine hari igihe uzana ababyinnyi hari igihe ukuramo bamwe ukongeramo abandi ni mu buryo bwa performance guhindura ibintu tu ababyinnyi n'abaho ku giti cyawe cyangwa n'abo muvugana mukumvikana mudasanzwe mukorana dusanzwe dukorana bari no muri video zanjye n'abantu dusanzwe dukorana Neri hari aho uri kumvikana uri gusuramo imirongo ya Fireman hari igihe gishobora kubyuka mu gitondo tukumva ukoze nk'akantu urapa cyangwa se ukoze urarapye mu ndirimbo njye ntabwo ndapa nk'uko mubyumva n'ubundi niyo ndi kuririmba imirongo ya Fireman ntabwo mba ndi kwirapa mba ndi gukoresha uburyo bwitwa melodic rap ni nabyo nakoraga mbere ntarahindura ngo njye mu afrobeat na R&B ariko nta na rimwe narapa njyewe kure nagera muri rap ni hano ni ugukora melodic rap hanyuma Huye igitaramo kirarangiye tugiye kwerekeza ahandi n'icyo wababwira bazaza ari benshi bashyigikira umuziki nyarwanda nk'uko bisanzwe bazaze biteguye nanjye nditeguye n'abandi twese turiteguye kabisa Ngabo wakoze cyane nakoze nawe